Mamja ni ndumbi. Muntabare. Ngaho bivuga mu izina rya Yesu Bikira Mariya w'ikibeho ibi bintu twabyita ngo ikira mwana wa igirayo wagira ngo bazimini semo ni biki mwana umuntu mu kabari agataha bamukubitiyeyo yambaye ubusa koko ubu uyu ni umugore cyangwa ni umuvumo zamu pereza kuba wandi ushyira muri kariya kazu kawe ubwo nizimara kumushyiramo turamenya ibye ariko mukaka mu gitondo mvunguye nsanga umuntu ni ndimbi ndahari ngewe ndaruhare mvitemo mama reka umujyane mu nzu namara kuhanutsura hakoropa manzi sigaho umwana we wikora enda mwana ushi urajyana he pereza imabuja zamwakiye mbese n'uyandumye hano nyamuhi
ngo urashaka amazi yo kunywa zakwakiye maraya we ati igikombe zamu ndaramutse numvise ko hari n'igitonyanga cy'amazi wamuhaye zahita usezera ku kazi Ubyumvishe mukecuru wiki ni nyina wa nyoko ngaho bingumi basi cyangwa ube mwana duna nawe shira amakuru y'iminsi ni meza iminsi myinshi warakuze wabaye inkumi uzi ko nagwerukaga kera akana gato gusa ntabwo ari cyane nahise Mariya mama ushatse kuvuga se ko ibya mama utigeze ubimenya ibiki mama ntabwo akibinaha mu Rwanda asigaye aba hanze nahise hano wabana nande ubu ngubu ndi njyenyine ariko nabanaga na tonto Manzi gusa yarambwiye ngo n'iminsi izaza ko mwatuye kwa niwe mu rugo ndakeka igisubizo cyanjye kibonetse kujya kwa Manzi nicyo gisubizo cyanjye harakabaho ryangombe rya Mabinga ese shira ugira telefone ndayigira zana nguye nimero zanjye uzajya umpamagara uzampamagara imbere y'uko ujya kwa Manzi nzagira icyo ngufasha sibyo nzagerageza uko nshoboye kose gusa nimugoroba ndazakubwira ko na nimero zanjye shira reka ngende noneho nihutaga ubwo nzajya kubona mbona urampamagaye murakoze cyane Mabuja mbwira ndari ngambisha ndari mbwira amazi ko kunywa mabujaga amazi ko kunywa zamu ubaye iki zana amazi we urashaka gupfa cyangwa urashaka kumushyira amazi numva umbwira ko ashigaje umwuka wa nyuma pereza
wumvise amagambo nkubwiye ntabwo nzongeramo coco
nasoni muri cumi bugende urize wowe mwese mubane wowe ushyigikiye ibisambo niba ari n'igisa niko nta soni mufite kugeza aho mukiranga niyo bari umujura ntago mwamushyikiriza ubutabera uje hande soni rekera nitwe bambe n'abantu umva ni iki yabite gituma mwica umuntu bingana ni iki ko atujya amafaranga menshi cyane ni nta nubwo nzi umubare wayo nasoni wawe uri mu biki yakuwemo ntabwo yari inka ntabwo yamuvugiraga reba telefone reba nta telefone urayizana abwira mureke mbabwire mwabana mureke mbabwire mumbabarire mva mwabahungu telefone yabibye igura amafaranga ngahe mbabarire reka nkubwire wowe wigize kubikiza urayafite mva nkubwire ukabyara we mbabarira ayo mukuye murayakuye reka mbahayo mfite aha yose muyajyane reba n'ishakoshi yari yayitwaye oya ntabwo yayitwaye mumbabare mwokabyara ndabingi ayo mafaranga afite yose ngiye kuyaba ariko mumureke yase nangahe dore nandi enda ariko mwikica umuntu ayasaguze telefone mbabarira ukabyara ubusa uko akubwira ko ntayo afite none kumwica ni wamuto ndayo nukuri ndayo muvyeyi reka tubikorere no mu mama ariko igisambo cyo kiraho ukabyara nari nukuri ndayo we
ntazubire icyo muntu ntawe ugomba kurya imisigarizwa ye zamu niki wowe zamu niki umva ndeba hano ndeba ihangane ndeba Babarira bose babarira mfite inzara ntacyo mfite inzara haguruka shaka ikintu wanze ubikureho n'ikindi gihe umunsi wongera uzisanga mu gihome none umugore w'umutindi gusa avanyishe ndakatorama aha ndatujya mu kanwa
Mabuja ni biki? Mabuja. Ntabwo mbona. Ndaguri kubona. Ntabwo mbona we. Amayenga data. Ni biki na mama kabyara. Ndakubona. Ntabwo mbona zawe. mbere ko tuganira nashaka gusaba imbabazi ko bya bintu byabaye bushize nanjye ntabwo nzi ukuntu byangendekeye kabisa Ntabwo ari ngombwa kunsaba imbabazi. Icy'ingenzi ni uko wamenye ko wakoze amakosa ubwawe ukihana. Ahubwo twagakwiriye kureba ibijya mbere tukanagura bizinesi. saba urakoze cyane icyo nashaka ko tuganiraho ni ukugira ngo ndebe ukuntu twahindura imikorere tugana bizinesi umenya abanyine tujyana ahantu nkwereke ahantu ushaka kuzagura kugira ngo tube ikintu twahakorera Wabonye se mbisobanukiwe gute kandi ntaranabyigiye? banabibonye kubera ko aho twatangiye gukoranira nabonye ko birimo bigenda kandi nabonye ntera imbere bivuze ko nungutse niyo mpamvu nifuza ko twajyana ahantu ukahareba ukareba icyo twahabyaza umusaruro hanyuma tugakomeza. Okay, nta kibazo kuko burya bizinesi ni bizinesi. Nsange nta kibazo. Saba urakoze cyane kuba byumvise Rero n'isaha zigeze nataha. ntacyo reka ngo ugezeyo hanyuma utaha nyine tuzahita tugira Naragukurikira rwose. Pureza? Nduza Mabuja. Mabuja arazanzamutse. Arazanzamutse ariko ndareba ndanabona. Mwana wa, niki kuhindutse? Ndanaho nyinyiza. Nini se kabaye impumyi? Nta soni urazana amarangamutima ya kiriya gikomora cy'umugore. Mama, ndakwinginze. Phabiola ntagire icyaha. Ndagusabye. Banza unyemerere ko atazongera kwitwa umukazana wanjye. Mama, ndabikwemereye ariko Phabiola ni mumuzana mu nzu. Zaba, Pureza. genda umuze. Mve muzana hano. Genda! Fabio ufite umwanya ufite muri gahunda ya bizinesi Bose wakihangana ko hari gahunda nayo ifite nuko tukazajyayo ikindi gihe. sorry yani wagiye ko umugabo wawe yazutse Ngo? Ibyo ushatse kuvuga se ni ibiki? pardon basi niba nkubwiye nabi ntabwo byo nari ngamije
Boss. Simeze neza? Nta kibazo. Be. Urankunda? Ndagukunda cyane. Urabitije ukuri? Mbicyo nshaka sheri. Nshaka tubana mu minsi ya vuba. Siyo? Wow. Ndishimye bebe. Shabana. Love you. Love you too. Ndagukunda cyane. Ni karibu.
uyu mukobwa yitwa Sheila nyina wabo mu mahanga turaziranye cyane nuko rero nawe mumwakire mu muryango tuguhaye ikaze mwana we murakoze sabira wake ntaziwe dore uko kimeze mama mama niki cyakubayeho ibyo nakubwiye ntiwabyumvise Phabiola amakuru ni meza murakomeye mu rugo nta kibazo ubu se ndahera hehe kubwira umuvandimwe wanjye ko ntareba Phabiola karama ni amahoro ariko Fabo nawe ninjye uzahoraga mu gahinda gusa ku kibazo yarimanze nkaba naramubonye ubu mbayeho neza mu munezero nishimiye kumva ayo magambo ko wishimye kandi umeranye neza n'amanzi ubuyobozi buracyakurikirana abari bari inyuma y'ibura y'umugabo wawe Manzi ndizeye ko igihe kizagera abari babiri inyuma bakaboneka ibyo rwose nje kugutumira muri graduation yanjye kandi niho uzanyakira n'abashyitsi ibi ni ibiki koko ese ndakora iki ntacyo agomba kumenya sezeranya ko uzaza kandi uzazana na Manzi Fabo nawe ibyo ntabwo ari ngombwa ahubwo kuhagera n'inshingano zanjye kandi ndagusezeranyije nzahagera Phabiola ndishimye sinabona uko nabikubwira kuba uzazana na Manzi biranshimishije cyane iyaba wari uzi uburyo mbayeho ariko ntacyo nakubwira murakoze reka nsubire mu rugo ngaho agenda ntabwo nguherekeje nawe uwo munsi umbabarire muvandimwe kuba nkubeshye nta yandi mahitamo afite
kuki utakunda amata shira mama nicyo narayenyweye menshi nanywera mu gitondo na nijoro agasanga nawe akunda ko ubu se urabona nakubeshya mbeshya rimwe na rimwe ntibimbwiye se ariko ubwo ntabwo mubeshya mereza igikuta cyane ndanze usinzire mwereke ndanze nyine banze usinzire nete niko kimwe rero siko twasezeranye nakira se mwese ubu shira ugiye gutuma nirukanka koko oya nagaruka ikamfata abata nyine nafata itagitwara rwose shira wababariye Mama. Mbwiza ukuri koko byagenze gute? Shaira, kare mama. Ni ibibazo by'isi mwana wanjye. Mama ni ibiki koko? Ariko mama, umubyeyi wamuhoye iki koko? Ubu koko waramurebye ubona ari ukwiriye kuba impumyi? Ndebera uburyo abayeho muri uru rugo.
wowe kutarura ngo urye. Nze nta kibazo uryoherwa ahubwo njye ndumva ameze neza nta kibazo. Mama uri kurira? Ni iki kikuriza? Mama, umuntu waremye uramwanga, n'isi waremye ikamwanga, n'ibiyiriho bikamwanga, n'umugabo we akamwanga, n'umwana w'imfura ye akunda nawe akamwanga. Mana ukamwanga birenze urugero, kugeza n'aho yifuza kubaho nta nyina afite. Kandi Mana uzi ko akabura ntikaboneka ari nyina w'umuntu. Mana watabaye Phabiola, byibura ukibuka ko yageze kukumenya atarambara umwambaro wa Satani. Mama, akira ubusabe bw'umuhungu wanjye nkunda, kandi umubabarire ibyo akora byose kuko nta na kimwe azi. Cecekaho, kirigeze nkubwira ngo nsabire, wakwisabe yuko nawe rwupfuye ataruye. Brian, byarangiye ubusabe Imana yabwakiriye.
mbabarira sinari nakubonye erega disi kubera yuko utabona ni nayo mpamvu utanagaragara ubu se disi ako gakanzu ariko konyine ufite uburamera ute koko kandi ntiwemerewe no kujya mu cyumba cy'umwana wanjye ni nako kende yaguhitiyemo kugomba kwambara konyine urabigenza ute urajya he niwe mbaza nizere ko upfuye amaso ariko utapfuye amatwi kumva sibyo ndakubaza urajya ukigwa umuhanga nk'ukuzanira fata Fabio nizere ko utambonye ariko ushobora gutega amatwi kumva ibyo nkubwira sibyo uhereye munsi ndakwiyamye mu cyumba cyanjye ndakwiyamye mu buzima bwanjye n'impuhwe nkeya nkugirira ni ukubera nzi neza ko wabyara umwana w'umuhungu naho nta zindi mpuhwe nakugirira ikindi cya kabiri nkeneye ko uzagenda ukababazwa nk'uko nababajwe ugenda ujya wirirwa ubungera nka roho mbi wirirwa ubungera nk'akabwana wanyumvisha rekeraho natwe wateje mu nzira yanjye sigaraniye yonyine yari uzaza wambaye usigaraniye yonyine wambaye mbere n'inyuma n'iyo wisezeye rekera aho birashya
ugerayo cyangwa nawe ushye tariraho ibyana by'ibinyandaro imyaku abazana mu bakoze munsi ugashya ibyo bijabo aho sigara aho hoki tugende mwana we hoki twigende wasiruta Jenny. Oui. Meze bite? Meze bonne. Meze bonne. Meze be. Kuri ya gahunda nyine twavugagaho. Urumva watanye impano yangaye. Impano? Chérie. Urumva natanga ngahe? Miliyoni imwe. Miliyoni? Chérie. Kubera ko ari wowe n'ebyiri nazitanga. Ndabikunze. Ubona ko cyangwa ndakurambiwe singushaka ngaha. Sohoka nanga. Sohoka ndakubwiye ngo sohoka. Ntabwo ngushaka ngaha. Nari kubwiye inshuro nyinshi ndakwanga n'ubwo kambi gusubiriremo. Sohoka vuba ngaho genda. Ngo ndakwanga inshuro igihumbi. Sohoka vuba ngaho. Genda. Dan. Uranyaga? Dan ntagushaka ngaha. Urakoze cyane. Dan urakoze. Ntabwo uzongera kuhambura.
nta munyamashuri ugira ubukamuzera arakomeza ntawe se kuko yize primaire bareze nta basaza babonyemo bangana n'amashuri baya seconde arangira kaminuza ngo arashaka gukomeza kwiga ariko aracyari muto ashaka ako sinabonye abasaza tungana nabo barangije uyu ni igihe cye nta nkundi sayida nawe ushatse urahasubira kwiga rega nubwo imisatsi itangiye kuza ari ibiri ariko papa mama ko ntamubona twaba twamusize hariya gusa we yari afite umurwayi kwa muganga yagiye gusura kugira ngo abanze arebe uko bimeze ariko araza guca hano ntugire ikibazo urumva yahabura tanga ijambo mwakoze kuba mwaje kumfasha mu kirori cy'umuhungu wanjye Fabrice amaze igihe kirekire yiga nubwo jye hagati nanyujijemo nkarwara asenkurikirane imyigire ye ariko ntiyacitse intege yarakomeje uyu munsi urabona ko twishimye kubera ko arangije kaminuza mu ishami ry'amategeko muri make rwose ndabashimiye twaramukanye kuva mu gitondo nubwo twiyakiriye ariko bibaye ngombwa ko tuca na hano tukinegura mu rugo rw'umwana kugira ngo rwose tumwereke ko tukimuri inyuma ubwo rero ni ukuvuga ngo nabashimiye rwose mwakoze nagira ngo nubwo mumaze kwiha amashyi rwose mwiyongera ayandi ahubwo se tukurabire rwose ndabona pasiteri asigaye azibera pasiteri se muri eglise ni umunyamasengesho ukomeye babyitaga ngo ni amatora buriya twasenze amasengesho menshi kugira ngo uve hariya numvise ko hari abantu basengeye cyane muri ubwo burwayi bwanjye uzamfashe ubanshakire bose uko bangana tubashe kubegera ngo bashime ni ukuzabanyereka ahubwo nkazabashimira kandi dukomeze no kuryoherwa turaryoherwa ndarangije ariko ndanatangiye tangiye iki kwiga biracyakomeza na masters gukomeza na professeur none se urakiga kandi bagenda bongeraho bazamuka kwiga ntabwo bijya birangira nka maîtrise icyo nshaka kukubwira wowe fata rino gi urishyire mu mufuka kandi nirimeneka kakubayeho sigaye kamwe reba ku rutoki ese yarangije icyo nshaka kukubwira uriya nta nubwo azakira nta n'uwamenya ko uriya atabona none rero mwana wanjye icyo ugomba gukora shaka impapuro z'ubutane tuzimusinyishe ku ngufu urumva kuko nava hano akabona ubuvuzi muzahangana
nimumara rero gutandukana nta n'uzamenya ko yahumiye hano. ariko mama ndeka nkubwire ibyo bintu uvuga ntabwo wabigeraho ku giti cyawe. ibyo ni ibintu bikurikiranwa n'inzego zibishinzwe, bikurikiranwa n'inkiko. urumva, ubwo rero turasabwa kwitonda tukabishyikiriza inkiko, icyo kibazo kigatangira kigakurikirana. nawe ku giti cyawe nta kintu wageraho. siko ari byo koko tuzabikora. mama reka nigire gusenga nubona amateraniro yawe. nigire gusenga mwana we, none se ko duturiye urusengero. Mana ureba ibyishe n'ibigaragara, Mana ureba ibyo tutazi. Nicaye ahandi imbere yawe Mana, ndakutakambiye, ndakuririye kuko uri Imana. Uri Imana nyiri impuhwe, ukaba n'Imana nyiri imbabazi, ndetse ukaba n'Imana nyiri ibihano bihambaye. Mana ndagusaba imbabazi z'ibyaha nakoze, ndakwinginze Mana, ngarurira icyizere umugabo wanjye yangiriraga. Ndakwinginze Mana ngirira impuhwe, unkize ubuhumyi nk'uko nanjye numvishe ijambo ryawe. Nyagasani Mana, ndabizi ko uri Imana ikomeye, wowe waremye isi n'ijuru. Iri ni ibanga ryawe Mana, niko nanjye nabonye ibyo byose, nemera gupfukama imbere yawe Mana nkutakambira. Nemera icyaha nakoze, saba imbabazi. Ibyo byose mu kwemera ndakwinginze akira ubusabe bwanjye no gutakamba kwanjye Mana, kandi ibyo byose nabyemeye nkwizeye. Aka kanya ndagusabye ngo wakire gusenga kwanjye no kugusaba Mana. Urakoze, uhabwe icyubahiro. Mama, ndi kureba. Yo, gusa ntabwo nzigera mbigaragaza.
Kishwa ha. Tutoka. Fata. Sinizi mpapuro. Fata ikaramu. Sinya ha. Sinya kuri izi mpapuro. Sinya. Hakundi n'ibikiri ku nkozi. Ndashaka kusinya ubutane n'umwana wanjye. Ntibishoboka. Dore mbese. Asini. Kudasinya. Ntabwo ndi ikigoryi cyo kugira ngo muze kwirirwa musinyisha ibi ngibi. Nimukenera ko nsinya muzajya mu mategeko. Ibi ni biki? Izo mpapuro zikwiye? Ubwo aho nazikuye ni ngewe uhazi. Mama, ibi bibaho. Divorce ntabwo isinyirwa mu rugo. Niko, uragira ngo bazamfunge? Mwana wa, uwakubeshya ndakakubura nimba. Ntabwo bazagufunga rwose. Ndashaka ngo bimenye ibi bifite inzego zibikurikirana. Biva mu rwego bijya mu rundi kandi bigakurikiranwa n'inkiko. Ntabwo ari ibintu fajyaringa nk'ibyo wakoze ngibi. Ntabwo ibi ngibi mbyemeranyaho nawe rwose. Ubimenye wakumva ko naguhaye ubutware ugeze no ku rwego rwo gukora ibi koko. Umwana wanjye nawe.
Fabiola. 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 Fabiola.